iyi account yavuye muri tentative status barayiverifyinga. Muri iyi minsi rero kuba team iri kuverifyinga ama account yarari muri tentative, ariko na account yakurikije ibisabwa nkuko nene nabibabwiye. Ngira ngo nkuko mubibona ninkanda nanditse ngo celebrate your KYC status katoha kandi murahita mubona ko iyi KYC yabaye approved nta n'umunsi urashira mu masaha 15. Bisobanuye ko KYC zari ziri muri tentative barimo barazaprovinga, ariko guys birasaba ko mukurikiza ibintu nari nababwiye. Murabizi ko naho kuri video mbabwira uburyo mwatanga request kuri support cyangwa se mwatanga ikibazo kuri online support. Ngiye kunyura mbisubiremo mbereke uko bikorwa, mukurikire video yose kugera irangiye. Muri kubona ko nemerewe KYC yabaye passed no kuvalidata byabaye passed, natangiye no kuvalidata. Gusa kujyanye na validation ntago ndi bujye muri account kwera ko birabujijwe, ubundi mategeko ari agenga validation birabujijwe gufata screenshot cyangwa se recordinga ibijyanye na validation. Niyo mpamvu byo ntari bubibereke, ngiye kubereka noneho icyo nakoze cyangwa uburyo nawe wakora ukava muri tentative status cyangwa se ukabona KYC. Kuri menu nkuko nari naberetse ubushize, mukurikire video yose mwirangize. Tuzamure scrolling hejuru turebana ndetse ngo support portal tuwakande. Then kubera ko mfite ama browser menshi ndahitamo Chrome kuko ni nayo nziza, niyo yihuta. Then nkande just now. Ubwo ufitemo Chrome rero wasanzwe niyo rero uri bukoresha. Hari n'igihe rero ufitemo Chrome gusa bikaba direct nyine bakata ku direct ngaho kuri external link. Ukigera ahangaha rero ikintu ukora ngo kimara gukanda nyine harana imberetse urazamura scrollinga uzamure ureba nanditse ngo pay help email request. Okay, hano habora hariho kano kaboro ka customer service hariho kanda. Then baravuga ngo for instruction ku mategeko cyangwa se bigize ikibazo runaka urabanza gusoma amategeko n'amabwiriza mbereka uburyo mwandikira support. Ahangaha guys hari umuntu wambaje ngese ngo ushyiramo email ngitayo itari kuri ya Pay, ushyiramo email wafungureho account yawe ya Pay. Ahangaha ndetse ngo email confirmation, aha ushyiramo username yawe ariko itangizwa na arobase. Ushyiramo username utangije arobase ukayireba ko username wanditse ariyo. Subject ushyiramo tentative status issue, kumba kushyiramo ko ari tentative status issue bisana ko ari ikibazo cya tentative. Then description ni wowe uzi ikibazo account yawe yahuye nacyo. Ushobora kuba waranditse nabi amazina, ushobora kuba utarahuje amazina ya profile, ushobora kuba utarahuza amazina ari muri KYC n'ibiki ukabigenda ukabivanga ukabicurikiranya n'ibiki byose, cyangwa se ukaba warahinduye amatelefone ama IP address n'ibindi. Urabyandikamo hano basobanure impamvu ubasabe yuko baguha bakuverifyinga cyangwa se KYC yawe bayivana muri tentative, nawe ukabasha kuba wagera kuri mainnet cyangwa se ukaba wa participating muri mainnet kuko mainnet rivuba harabura iminsi mikeya cyane itageze no mu byumweru bibiri, ni iminsi 12 nibura kugira ngo guys bafata umwanzuro ku bantu bari bahaye amahirwe yo kuba bava muri tentative. Then ahangaha urafata screenshot mbere yuko uza hano. Urabanza ugenda ufate screenshot ya tentative yawe yerekana kuri muri tentative, ufata iyo screenshot then uzishyiremo hano then utukanda send. Nuko nguko biri bugende kandi bisubiremo. Hano hambere urashyiramo email wafungureho account yawe ya Pay. Aha ushyiremo username yawe utangije arobase. Aha ushyiremo ko ari tentative status issue, then hano uze wandika mu cyongereza muri details nyine ikibazo ufite, then ushyiremo screenshot hano, screenshot ya tentative status, then usending. Uramutse unafite ikibazo cya KYC ufite slot idahari nabyo urazo byandikemo ubereke. Mwibuke guys, mwibuke gukora subscribe ngira ngo video ibanza nayiberetse mberetse na video yerekana ko KYC batangiye kuzifungura. Barimo bazifungura ariko ku bantu bakurikije ibisabwa, ku bantu bakoze
buri munsi bantu bagiye bandikira support ibintu nk'ibyo nyine bagafungura ama KYC kuko ni igihe nyine kiregereje cya mainnet. Murakoze mwibuke gukora subscribe guys, musharing video abandi. Mane barinde.